yitwa inararibonye kandi akiri mu myaka y'indahangarwa, azwiho gufasha, kwitanga, kugira inama, kungura abandi ubumenyi, gusangira no gusangiza abandi ibyazi. Ni umuhanga, mwite umupolivara kuko byose arabizi, ni imboni ya rubanda, akaba nanone icyitegererezo mu rubyiruko. Uyu ni umuganga bya nyabyo ndetse kandi akaba umuhanga mu busizi n'ubuhanzi, yaba kandi umujyanama mwiza w'abahanzi, nako kandi abihuza no kuba umunyepolitike mwiza. Imana imane, izina burya ni ryo muntu, ngo Utumatwishima. Butiso nakwanga kwita nabi, hoya nako reka tukoreshe yuko akwita neza. Uyu munsi mu kiganiro cyacu in Deep Out kuri The Mind TV tugiye kugaruka kuri Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, Dr. Utumatwishima Abdallah. Ikaze mu kiganiro cyacu, njye nitwa Justin Mind Harerimana. Dr. Utumatwishima Abdallah ni umwe mu bayobozi b'u Rwanda b'icyitegererezo, wagize uruhare rukomeye mu miyoborere n'iterambere ry'urubyiruko n'ubuzima rusange bw'abaturage. Yavukiye mu ntara y'Amajyaruguru, akaba yarakuriye mu muryango usanzwe wita ku burezi n'indangagaciro. Ubumenyi bwe n'urukundo afitiye igihugu nibyo byamuhaye imbaraga zo kwitangira abandi mu buryo butandukanye, guhera mu buvuzi kugera mu miyoborere rusange. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye mu Rwanda, yakomereje mu ishuri rikuru ryigishaga ubuvuzi, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu buvuzi rusange, General Medicine. Kuba umuganga byamuhaye ubumenyi buhagije ku bibazo by'ubuzima bw'abaturage, ndetse bituma atangira kwitabira ibikorwa bigamije gukemura ibibazo rusange byugarije sosiyete, cyane cyane mu rubyiruko. Urugendo rwe muri politike rwatangiye atanga umusanzu nk'umuyobozi w'urubyiruko mu rwego rw'igihugu. Uyu yabaye umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi, aho yagize uruhare mu gukangurira urubyiruko kugira uruhare mu miyoborere no mu iterambere. Ubuhanga bwe, ubwitange n'imyitwarire ye y'indashyikirwa byamuhesheje icyizere cy'abayobozi bakuru b'igihugu. Muri 2023 yahawe inshingano nka Minisitiri w'Urubyiruko, akomeza kugaragaza ubushobozi bwo gutekereza mu buryo bushya, gukorana n'urubyiruko no kurushishikariza uruhare mu iterambere ry'igihugu. Muri uru rwego yibandaga ku guhanga imirimo, guteza imbere ikoranabuhanga n'uburezi bunoze bujyanye n'igihe. Dr. Utumatwishima Abdallah n'urugero rwiza rw'ukuntu ubumenyi bwo mu ishuri bushobora guhuza n'impano z'ubuyobozi, umuntu akava mu mwuga w'ikiganga akinjira mu buyobozi rusange mu nyungu z'abaturage. Akomeza kuba icyitegererezo cy'urubyiruko rw'u Rwanda na Afurika muri rusange, agaragaza ko impinduka zitangirira ku kwiyemeza no gukorera abaturage mu buryo bwimbitse. Uyu yavukiye mu cyahoze ari Kinigi mu karere ka Musanze mu muryango muto. Yarangije kaminuza y'u Rwanda muri 2009, ahakura bachelor degree mu buvuzi, akomereza masters muri public health. 2016 yakomereje mu ishuri rya Manchester Metropolitan University hariya mu Bwongereza. Yakoze kandi ubushakashatsi bwa epidemiology nk'umunyamuryango wa NIH muri Maryland hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ari gukomerezaho PhD muri University of Göteborg hariya muri Sweden mu ishami rya Sagelska mu kizwe Rwandan Sweden Program. Uyu mugabo azwiho cyane nk'umuganga w'ibitaro, wibandaga ku kubaga no kwita ku barwayi mu bice bitandukanye. Yakoze mu bitaro bya Kinihira, Ruhengeri na Rwamagana. Yagabanyije ibyago ku barwayi benshi, abasaga 500 kubagwa kanseri. Yabaye Director General w'ibitaro bya Kinihira na Ruhengeri. Nyuma aba umuyobozi w'ibitaro bya Rwamagana. Yanateguye gahunda yo gukumira transmission ya HIV kuva ku bagore batwite kugeza ku bana, aho kubavuza biba zero transmission mu bitaro bya Kinihira. Ibi byamamajwe na PBS New Hours kuva tariki 24 Werurwe 2023. Perezida Kagame yamushyizeho kuba Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, asimbuye Rosemary Mbabazi, kuko amateka ye mu kuvura ndetse no kushyira mu bikorwa bita bifatwamo nk'ingirakamaro mu rubyiruko. Azwi kandi nk'umuvugizi w'urubyiruko, yatanze ibiganiro ku rubyiruko rwa diaspora rwatumaga bakorana. Ubu akora muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Moya, aho yari amaze gutegura gahunda zituma urubyiruko rugaragara ku isonga mu iterambere. Urugero, yashyizeho uburyo bwo kumenyekanisha Youth Connector kugira ngo abanyamuryango barwo bashobore kubona amafaranga yo gutangiza imishinga. Yatangiye amatsinda yo gufasha urubyiruko
guhangana n'ibibazo byo mu muryango no mu buzima birimo guhangana n'ikibazo cy'inzoga. Yabaye kandi wa mbere mu gufasha urubyiruko kwinjira mu kuganira ku bibazo by'abana n'ababyeyi, imyitwarire mibi no ku buryo bwo kwifashisha conceptives guhangana n'abana batwita bakiri bato. Ibitekerezo byasuzumwe n'urugaga rw'umushyikirano azwi nka Voracious Leader w'ibitabo by'ubuyobozi, kimwe no kuba umukunzi wa Arsenal FC, umuvugizi ukomeye wabiyumvamo gukunda igihugu no kwigira. Yagaragaje ko ashyigikiye imbaraga z'abagenerwabikorwa be ku mbuga nkoranyambaga mu kurwanya abahakana jenoside. Dr. Utumatwishima afatanya ubumenyi bwe mu buvuzi, ubushakashatsi, imiyoborere n'urubyiruko. Afite intego yo gushimangira uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu. Yatangiye neza akazavanwaho amanota akomeye avuye mu kazi k'ubuvuzi no gushakira ibisubizo mu mibereho rusange. Reka mushimire, musaba gukora subscribe, share, comment kuri Demand TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Nge nari Justin Mind Harerimana.